Lightyear, uruganda rwo mu Buholandi rukora imodoka zikoresha ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba, rwatangaje ko mu mpera z'uyu mwaka ruratangira gushyira ku isoko iza mbere zifite iri koranabuhanga. Iyi modoka izwi nka Lightyear Zero isanzwe ikoranye ikoranabuhanga ryo gukoresha ingufu zikomoka ku mashanyarazi, gusa ikagira umwihariko wo ushobora no gukoresha ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba. Uyirebye inyuma ifite imiterere ijya kumera nk'iya Rolls Royce Spectral, ifite igisenge gikoze mu buryo bwa pano solaire ku buryo gikurura ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba. Umuriro wazo ukabikwa muri bateri n'ubundi zisanzwe zijyamo umuriro w'amashanyarazi. Iyo izi bateri zuzuye, iyi modoka ishobora kugenda kilometero 700 itakenera kongerwamo umuriro. Umuyobozi mukuru wa Lightyear, Lexi Hofslot, yavuze ko bahisemo gukora imodoka ifite iri koranabuhanga ryo gukoresha ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba kuko basanze n'izikoresha amashanyarazi hari uburyo zangiza ikirere. Ati dukora imodoka zikoresha amashanyarazi ni intambwe igana mu cyerekezo cyiza, ariko nazo zubakiye cyane ku ngomero kandi izi ngomero nazo zikoresha ingufu zangiza ikirere. Yakomeje avuga ko iyi modoka bakoze yizewe cyane mu gukoresha ingufu zitangiza ikirere kuko izajya ishyirwa ku muriro gake cyane kuko ifite iri koranabuhanga ryo gukoresha ingufu z'izuba. Mu igerageza ry'ibanze ryakozwe byagaragaye ko mu gihe cy'impeshyi muri Amsterdam izi modoka zagenda amezi 2 bidasabye kuzongeramo umuriro kubera ubwinshi bw'izuba ryo muri Portugal, ho zishobora kugenda amezi 7. Uyu mwaka uzarangira uruganda rushyize ku isoko imodoka 949 zo muri ubu bwoko. Biteganyijwe ko igiciro cyazo kizaba ari ibihumbi 265 by'amadolari y'Amerika. Uru ruganda rutangaza ko guhera mu 2024 ruzatangira gukora n'izindi modoka zihendutse zizaba zifite iri koranabuhanga ku buryo imwe izaba igura ibihumbi 30 by'amadolari. Amakuru Mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.